kwemera umunezero tananira babiri bakundana na buryaga basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Debora urwaye iki? Ntago mbizi. Ninjye ubizi noneho cyangwa uratwite? Simbizi. Niyo mpamvu akazi kari kukunanira. Nkiri inkumi yarandambagije. Nari umukobwa ufite amarere maremare nkawe mbega. Numvaga ntashobora kurongorwa n'umusore uciriritse. Gaspard yarankundaga cyane. Nanjye nkamukunda. Hanyuma se biza kugenda gute? Paul yamwigisha amatsiko. Ihangane nemeze kukubwira byanjye byose. Gaspard yaje kubona buruse yo hanze. Ajya kwiga mu Bubiligi. Musezeranya ko nzamutegereza kugeza arangije amashuri ye. Ariko si uko byaje kugenda. Byaje kugenda gute? Naje guterwa inda n'umusore w'inshuti ye. Inshuti ye cyane yizeraga. Nuko Gaspard arabimenya biramubabaza cyane. Mari nawe byakubaza. Gusa naje kumusaba imbabazi. Yarambabariye. Uwo muhungu rero nta wundi ni so. Gusa komeza umbwire. Gaspard rero yarangije amashuri yagarutse ino. Asanga mfite umwana w'imyaka 2. Ari uriya musaza we David wiga muri Amerika. Urumva rero ko tutari kuba tukibanye. Naje gushyingiranwa na so rero urabyumva. Gaspard rero nawe yaje gushaka. Abyara uriya Tagino. Tagino rero buriya David amurusha imyaka 4. Gusa ntabwo yabanye neza n'umugore we. Bahoraga mu ntonganya. Ngahora nishinje ko ubuzima bubabayeho hari igihe bumuteye ko namuhemukiye. Hanyuma nyuma rero papa we yaje kurwara. Nkuko nabikubwiye ava ku kazi. Gusa
gusa yasabye nawe yasabye Gaspard imbabazi. Gaspard arazimuha, bongera kujya bashyikirana nk'uko bari basanzwe. ko yari umwana mwiza. Uramuvuga se uramuzi? rero burya biterwa n'icyo umuntu ashaka cyangwa se n'amahitamo y'umuntu, ariko ikintu cya mbere na mbere gishaka kubaka urugo rukaramba kandi rukamara igihe kirekire ni urukundo. Urukundo nicyo kintu gishaka kubaka urugo, ugasanga umusaza n'umukecuru barasazanye ukababona hariya bashaje rwose. buriya rero hari n'abasaza nzi bagiye kuzarinda bipfira ibyabo bikiri muri ambutiyaje, niko nabyita. Abasaza bafite n'abuzukuruza, umwana wabo mutoya ashobora kuba agiye kurangiza kaminuza bucura, ariko bahora muri stress, bahora nyine urugo rwabaye nk'akavuyo, niko nabyita. Ikindi kandi abana bamwe babarizwa kuri papa wabo, abandi bakabarizwa kuri mama wabo, ugasanga nyine ni ibintu rimwe na rimwe bitera n'urujijo abana babo ubwabo babyaye. Cyakoze ibyo nabyo bibaho, ibyo bibaho cyane pe. Ugasanga abantu barabana ari babiri ariko nta rukundo rukiri hagati yabo cyane. Umugabo umugore abayeho mu buzima bubi pe, bubi bwa bundi bubi, ariko akavuga ngo reka nihangane, akemera akitangira urugo ariko ku mpamvu z'inyungu y'umuryango rusange, sibyo? Ni hahandi nyine usanga umugabo afite umugore mubi cyangwa se umugore afite umugabo mubi, ugasanga arababaye, abayeho mu buzima bubabaje, ariko akavuga ati oya nta kundi nabigenza, ariko niyo gusenya nkomeze nubake. Ariko ugasanga hagati yabo nta rukundo rukirimo, rwaramaze gusenyuka nta na gake. Ariko uzi ibintu byinshi, uzi ubwenge cyane pe, uzi ko wagira ngo wigeze gutungaho umugabo. Uratangaje kabisa. Oya nawe mugabo ntabwo nigeze nshaka, nta mugabo nigeze nshaka, ariko nyine ndi mukuru kandi ndatekereza, ndareba, nkura n'abantu benshi, nkabona experience nyine ku bantu benshi, nyine mfite inshuti nyinshi zubatse happy. Gusa nyine ibyawe na Bob niwumva uri tayari, ukumva umaze kumukunda cyane ku buryo mwakubaka mukabana, sha uzagende utekereza neza ko urugo rwubaka n'abantu babiri. Abantu babiri iyo bahurije hamwe babasha kubaka urugo rwiza kandi rugatera imbere, nyine ukabona ko ari urugo rwagutse. Ariko ugiye umwe akavuga, umwe agaharira undi iki, nta kintu mwageraho. Ubwo nyine papa we yaje kujya mu bitaro araremba, ubukene buradukubita. Nuko se aguza Gaspard amafaranga, bumvikana ko azayamusubiza amaze kuva mu bitaro. Gaspard yaramuhaye, urumva ko yari amaze kumubabarira abikuye ku mutima. Cyane imfura, banza yari imfura cyane. Ubupfura bwo urabuvuga se urabuzi, ariko nyine ntabwo ariko byaje kugenda. Ko papa we yaje kwitaba Imana agwa mu bitaro. Njye nta kazi rero nagiraga, nta mafaranga nari mfite yo kwishyura Gaspard. Nemeza kugurisha inka ebyiri nari nsigaranye. Kugira ngo nishyure Gaspard amafaranga yari yaratugurije, kuko sinifuzaga ikintu cyongera kunteranya nawe. Ngo iki?
Gaspard yumvise ko ngiye kugurisha ibyo nari nsigaranye, yarabyanze, yanga ko ngurisha izo nka. si ubu abagabo nka Gaspard baracyabaho. Aravuga ngo ntiyakwemera ko ngurisha inka zizajya zikamirwa abana b'inshuti ye. Ibaze. Avuga sosha, ibaze ngo inshuti ye n'ukuntu yamuhemukiye. Urumva ubwo bupfura bwe? Ndabwumva. hanyuma se byaje kugenda gute? Gusa ntabwo byaje kugenda neza kuko nawe yaje gukora impanuka y'imodoka arapfa. Ya mwana we, mbega ibintu bibi, inkuru irababaje. sha ibyo byo ndabizi kuko usanga akenshi muri iyi minsi noneho abantu bari gushaka wenda bakurikiye imitungo cyangwa ngo bafite ngo body nziza ngo sinzi iki cyangwa wenda umugabo akagendera ku byo yamubwiye. Hari abantu bafite akarimi keza rwose ariko ugasanga umuntu ubwe nta bushishozi agize ku buryo ushobora no kumubaza nyine ikintu kimujyanye ukumva ntacyo azi uvuga ati ntabyo nzi rwose. sha bivuze neza cyane pe, bivuze neza ko ikintu nsaba Imana yanjye, ikintu nkusaba Imana izamfasha, impa umugabo mwiza, impa umugabo nkunda, mbese impe wa mugabo uzi icyo ashaka, kuko nanjye pe si ukubeshya mfite gahunda nziza ku rugo. Urabishoboye. uwo mugabo Imana nimumpa ndakurahiye ngerana umugabo azanyishimira. Wow. Ikintu Imana izankora ni kimwe gusa, ni ukuba umugabo mwiza unkunda nyine bya bindi. Uzamubona Ufite gahunda. Ariko ndabizi urasenga, burya urugo rwubakiye ku masengesho ni rwiza. Iyo mwubakiye ku masengesho mugasenga, urugo rwanyu nta muntu perfect ubaho, ariko urugo rwubakiye ku masengesho mubasha kwihanganirana, mubasha nyine nta kintu na kimwe gishobora kugutera ubwoba. Wapi ibintu byose ubifata izi, ntabwo nyine wumva ibintu ko bikaze cyane bikomeye. burya se na Bibiliya urayizi? Uko biru ndasenga, ntabwo ari nka mbere, ntabwo ari nka kera, ubu nsigaye nsenga. Ariko nyine tugarutse ku byawe na Bob, reka nkubwire pe, hagati yawe na Bob nugira Imana akabasha kukubwiza ukuri, akaza akakubwira Bob nyawe, Bob uwo ari we, akakwibwira nyine, azaba ari sinye nziza, azaba ari sinye nziza guhaye, kuko oya ntibigutera ubwoba cyangwa bigukura umutima wumve nyine ngo ibintu byacitse ngo birakomeye. Oya ni ibintu byoroshye, ariko nugira Imana agatera intambwe akaza akakubwira, akakwibwira, azaba akugiriye neza cyane. Nugira Imana Bob agatera intambwe akaza akakubwira Bob nyawe uwo ari we, azaba ari sinye nziza, kuko ndi kumva umaze kumukunda cyane. Umugore we nawe arahangayika, ariko akomeza kwihangana, arera umwana we Tajino, amwishyurira n'amashuri ariko bimugoye. hanyuma se yaje kujya? Mama wa Tajino yaje kujya mu giturage kuko ubuzima bwari bwanze. Gusa ntabwo twavuganaga kuko ntabwo yankundaga. Yakwangiraga iki? Kuko yari azi ibyanjye na Gaspard. Urumva ntigeze ankunda. Ngo baje kugirana ibibazo cyane bashaka no gutandukana. Ngo nuko Gaspard amubwira ijambo rikomeye cyane ryamubabaje. Ngo yaramubwiye ngo iyo Sara ataza kumuhemukira ngo ntabwo habayeho ubuzima ariho. Urumva iryo jambo ryaramubaje cyane bituma anyanga.
ubwo rero urumva ko tutavugana n'ubu ntabwo nzi amakuru ye. ubwo se waje kumenya gute Tajina? nahoraga mbaririza amakuru ye, nayabazaga se wabo w'umushoferi w'amakamyo ajya Mombasa na Tanzania. Yambwiye rero ko Tajina akunda ibintu by'umuzika, ngo ashaka kuzakora studio, nuko muha amafaranga ngo agure ibikoresho. se wabo rero amuzana aha ngaha, niko kumuhiriye nzu mu gikari akorera. Ntabwo nashatse rero kubimwereka kuko natekerezaga ko nyina yabimubwiye ibyanjye na se byose. birumvikana. buriya rero niyo mpamvu nabwiye Divine ngo ntagire ikibazo nzamufasha. Yes. Meze neza nta kibazo. Wowe se? Okay, aho ni sawa. None rero ya gahunda ntago iratungana. Ariko ntugire ikibazo, ejo nzaguha update. Yes. Nzaguha update kandi ntugire ikibazo, bizacamo neza nta kibazo. Nzahita nguhamagara nkumenyeshe uko bimeze nta kibazo. Okay, sawa. Sawa, ijoro ryiza. Merci aussi. Injira. Ariko se Debo, nzakubwiza iki koko? Ntabwo nakubuje kugaruka muri bino biro. Ugarutse gukora iki? Njye nakubwiye ko nicuza ibintu nakoze. Sibyo? Debora, twumvikane. Uzongera kumvogera hano, amaherezo nzakwirukana. Uranyumva neza? Hita usohoka umva mu biro. Nyine se nyine iki? Ndavuze ngo sohokera mu biro. Nyine ndatwite. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye. Jani ndagukunda, Jani ndagukunda.